Ndabaramutse cyane muri kumwe na Emmanuel Nshimiyimana kuri channel Ubwiru. Uyu munsi tugiye kuganira umutwe w'ikiganiro uvuga ngo inzitizi z'isengesho. Turatangira dusoma amagambo ari mu gitabo cy'Ingoma za kabiri ibice 7 umurongo wa 14. Ngo maze abantu banjye bitiriwe izina ryanjye n'ibicisha bugufi bagasenga, bagashaka mu maso yanjye bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzumva ndi mu ijuru mbabarire ibicumuro byabo mbakirize igihugu. Imana ishimwe cyane. Hari amasengesho menshi atagira umumaro kubera ko akorwa hatabanje gukuraho ibiyazitira. Ni ibiki rero bishobora kuzitira isengesho ryacu? Muri uyu mwanya tugiye kurebera hamwe ibintu bishobora kuzitira isengesho ryacu mu gihe cyo gusenga. Ubundi isengesho ni uburyo bwo gushyikirana n'Imana. Mu gushyikirana n'Imana rero, ryaba ijwi, byaba ibimenyetso cyangwa se ibikorwa byose tubishyikiraniramo n'Imana. Bivuga yuko mu mibereho yacu ya buri munsi, mu byo dutekereza, mu byo tuvuga, mu byo dukora, aho hose dushyikirana n'Imana. Nubwo twaba tudapfukamye ngo duhumirize dutangire kuvuga. Rero ibyo tubamo mu buzima bwacu nibyo byubakwa cyangwa bigasenya umubano wacu nayo. Nibyo, ubuntu bw'Imana ni bwinshi cyane kuri twe, kuko yakoze ibikenewe byose kugira ngo tubashe kugera ku masezerano yaduhaye. Ariko akagira inzira bicamo kugira ngo tugere kuri ayo masezerano. Ni bande bagomba gusenga? Abantu bitiriwe izina rye, bakicisha bugufi, bagashaka mu maso y'Imana, bagahindukira bakava mu ngeso mbi. Dukunda kugira umutima wo kumva ko hari utwaha dutoya tutagira icyo dutwaye. Tukumva ko niba utisha umuntu, gusa ukumva utamushaka koko umwanzi, ibyo ntacyo bitwaye cyane. Ibyo bitatubuza kwikomereza imibereho yacu mu Mana. Aho ni ukwibeshya, kuko hari icyo Yesu yabivuzeho adaciye umugani atanyuze ku ruhande. Yaravuze ngo umuntu wese wanga mwene se ni umwicanyi, kandi muzi yuko ari nta mwicanyi ufite ubugingo buhoraho muri we. Ayo ni amagambo ari mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 3 umurongo wa 15. Nubwo yiriza ubusa iminsi myinshi, ijambo ry'Imana riraguhamya kuri umwicanyi niba wanga mwene so. Kwihana ni ukureka urwangano, ukababarira, ugafata umwanzuro wo kwitoza gukunda bariya wanga, kandi biremera. Ibigirwamana. Ibigirwamana si biriya bibumbye gusa, ahubwo ni ikintu cyose umuntu akorera ibyo yagombye gukorera Imana. Bibiliya ivuga ku bameze gutyo ngo amaherezo yabo ni ukurimbuka. Imana yabo ni inda, biratana ibiteye isoni byabo, bahoza umutima ku by'isi. Ayo ni amagambo dusanga mu gitabo cy'Abafilipi ibice 3 umurongo wa 19. Kuva Imana idusaba kuyikunda n'umutima wacu wose, n'ubwenge bwacu bwose, n'imbaraga zacu zose, iyo ufashe uwo mwanya ukawushyiramo ikindi kintu, icyo kiba kibaye Imana yawe, ari cyo kigirwamana. Mu gihe cyo gusenga rero, ubanza urebe niba nta kindi kintu wimitse, maze kikaba cyicaye mu mwanya w'Imana. Kutababarira. Bibiliya iravuga ngo kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo, na so wo mu ijuru azababarira namwe. Ariko nimutababarira abantu, na so nawe ntazababarira ibyaha byanyu. Amagambo ari mu gitabo cya Matayo ibice 6 umurongo wa 14 kugeza ku 15. Ndagira ngo nkubwire ko ikintu cyose uzi ko wahawe n'Imana, ntabwo ibikiguhaye ngo ugende ukinezezemo ugubwe neza bihereraho. Hoya, ibikiguhaye ngo we n'abantu bayo mugubwe neza nacyo. N'imbabazi rero nazo nuko. Niba utababarira, umenye ko nawe utazababarirwa. Ubwo rero ukaba wubatse urukuta hagati yawe n'imbabazi z'Imana. Rero mbere yo kujya kwiriza ubusa ngo usenge, banza usenye urwo rukuta, utanga imbabazi nk'uko Imana iziguha, ubundi izindi nshya zibona aho zijya. Nimutababarira, na so mu ijuru ntazabababarira. Kwikunda.
Iri jambo kwikunda ntabwo rivuga ko umuntu akunda ubuzima bwe, bivuga abantu bizirikana bo ubwabo bonyine. Isengesho ryuzuyemo kwikunda ni isengesho iteka rijyanye n'impamvu zawe wenyine. Nta nyungu y'Imana irimo, nta n'inyungu y'abandi bantu irimo. Cyangwa se ugasanga usengera nk'ikintu kugira ngo abandi nibakibona bazakome, kugira ngo ubafunge iminwa ubacecekeshe. Izo ni impamvu mbi zitatuma hari aho amasengesho agera. Akenshi bene abo bantu mu buzima busanzwe babaho badashaka gutekereza abandi bantu, bitekerezaho bonyine. Ibyo ngibyo ni ukwikunda. Inyota yo gutegeka. Hari ubwo usanga umuntu asenga cyane ariko nta kindi kibimutera, ashaka imbaraga yo kugira abo yigarurira imitima ngo abone uko abategeka. Iyo ni inyota y'ubutegetsi mu by'Imana. Bene iyo mpamvu ntabwo ituma isengesho rikora. Kutuzuza isezerano wagiranye n'uwo mwashakanye no kwirengagiza inshingano z'umuryango. Hari abantu bibwira yuko igihe ameranye nabi n'uwo bashakanye ariko akabana amahoro n'abandi ntacyo bitwaye, biba ari ibisanzwe. Ariko si byo, kuko ibyo bizitira isengesho ryawe. Wa mugabo we, wa mugore we ushaka gusenga by'ukuri, tunganya ibyo mu rugo iwawe mbere y'ahandi hose, ubundi isengesho ryawe ribone kugira imbaraga. Kwiringira gukiranuka kwawe. Imana yabonye ko byatunaniye ko kandi twari kuzarimbuka, maze itegura umushinga wo kudukiza ikoresheje Yesu Kristo. Ubwo rero gukiranuka kwe, kunesha kwe, byose yabikoreye abamwizera. Ibyo nibyo ugomba kwambara. Ambara umwambaro Imana yakwambitse, kuko amababi y'ibiti adashobora kuguhisha ubwambure. Amababi y'igiti ni ugukiranuka kwawe n'imirimo yawe bwite. Ntabwo byadukiza, ariko umwambaro w'Imana ni ugukiranuka kwa Yesu n'imirimo yakoze. Ibyo ni ibyacu. Gukiranuka kwawe nuko kwaba ari kwinshi gute, ntabwo kwaguhagarika imbere y'Imana. Kutizera. Iyo usenga Imana ushidikanya bigira ingaruka ku isengesho. Tugomba kwegera Imana tuyizeye ko ishoboye kandi idukunda. Kutaguma mu ijambo Yesu yavuze. Kuguma mu ijambo ni ukuguma kuritekerezaho no kurigenderamo. Ibi bishatse kuvuga yuko iyo tugumye mu ijambo rye tuba dutekereza nkawe. Bityo rero ibyo tuzashaka byose bizaba ari ubushake bw'Imana. Niyo mpamvu tuguma mu ijambo rye, biduha uburenganzira bwo gusaba icyo dushaka cyose. Kutagira urukundo. Hari abakristo bibwira yuko iyo ukunze umuntu uba umugiriye feva, uba umugiriye impuhwe. Ntabwo ariko bimeze, kuko twahamagariwe gukunda. Gukunda ni ukuzuza itegeko, kandi niryo tegeko ayandi yose ashingiyeho. Urukundo nirwo rwagombye kuba umusingi wa byose, ndetse n'isengesho. Ubwo rero niba ukunda gusenga ariko nta rukundo, umenye yuko iyi ariyo mpamvu ituma usenga ntihagire igihinduka. Uyu munsi utangire witoze gukunda abandi. Kwiyemera. Ntuzajye imbere y'Imana ngo utangire kwigereranya n'abandi urusha ibintu by'Imana. Mbese nubwo wowe waba ukora byinshi cyane n'abantu bakabibona, ni byiza ko ubikora, ariko Imana ikunda umutima uciye bugufi. Kudasaba mu izina rya Yesu. Nibyo koko ufite igikundiro ku Mana, kandi dufite n'ubutware ndetse n'imbaraga. Ariko ibyo byose nta na kimwe kidukomokaho twebwe ubwacu. Muri Yesu Kristo dufite igikundiro cyinshi ku Mana. Muri Yesu Kristo dufite ubutware kandi dufite ubushobozi. Kuva rero byose tubifite muri Yesu, ntabwo tugenda nkatwe ubwacu, ahubwo turavuga ngo aha duhari mu izina ry'ukwiye kuhaba, ariko waduhaye uburenganzira bwo kuhaba. Uwo ni Yesu Kristo. Niyo mpamvu byose tubikora mu izina rya Yesu. Satani n'abadayimoni iteka baraturwanya mu buryo bwose,
kandi niba hari ikintu banga cyane ni isengesho ry'umukiranutsi. Aha rero tugomba guhora twiteguye ko bakora uko bashoboye kose kugira ngo isengesho ryacu ribe imfabusa mu buryo bushoboka bwose, kuko amasengesho yava mu gukiranuka ababera nk'imyambi ibahinguranya. Bafite rero uburyo bwinshi bwo kuyamaramo imbaraga. Niyo mpamvu tugomba kwambara intwaro zose z'Imana hatabuzemo n'imwe, maze isengesho ryacu rigatembera isi yose, rigahindura imigambi y'abana b'abantu n'ibindi byose bishobora gutuma isengesho ryawe ridakora. Niba hari icyo wabonye ugomba guhindura, Imana ibane nawe kandi ikubakira ubuzima bushya bwo gusenga. Murakoze cyane. Igihe kirageze ngo dufatanye gushaka mu maso y'Imana, atari mu biganza by'Imana gusa. Imana ibane namwe, kandi Imana nziza y'urukundo itugirire neza. Ubwiza bw'Imana, imbaraga zayo bibane natwe ibihe byose. Mu izina rya Yesu, Imana ibahe umugisha.